neza reka ndumva ari neza nta kibazo akagwa nako rero umvishe kambanye ubuki rwose kakoranywe ubuhanga reka ariko wa mwana ukampereje agiye hera ngo nawe azasome yumva ukuntu aka kagwa kameze ngo dusangire niko sha ubwo yagiye mu gikari yasanze abana bagenzi be biryaho ye abereye ubona cya kigeri kirimo kurya datawe n'umudari nari mfite heruka kurya ejo bundi kandi nyahamagare nari ntangaye ari undi atari semugabo uhamagara saa sita ngiye ku meza uyu mugabo kandi wakigabo tureka nkwihorera ndajya kumbuza kurya ibiryo byanjye we wabintekeye reka mve kucyitaba yego ye aro muraho umeze ute kigeri turaho nta kibazo n'akavura karagwa inshuti yanjye ya kera kigeri uraho neza inshuti se nta kibazo rwose tubanye neza nari ndimo nerekeza iriya haraguru y'iwawe se waba uri mu rugo ngo musuhuzera reka da ubu twagiye guhinga mu gakizi kandi turatindayo rwose turataha amasaha akuze saa saba ntimurarangiza guhinga uze kuza nimugoroba nka saa 12 reka mpace ndebe ko nasuhuza wikwirwa unyurayo n'abana bagiye kwiga nyamuneka rwose nta muntu uriyo kereka amatungo kigeri ubwo ntabwo ntago turi mu rugo rwose ubundi nari ndimo nca iyo nzira n'ubundi reka nkomeze nimanukire ndebe wenda n'ubundi n'izo nzira nacagamo oya byikugora inyurire ya yindi ya ruguru nabonye harimo icyondo hasaye reka nze nicire muri ya nzira idasaye imwe yaraguru y'iwawe buri gihe saa sita yo kwa kigeri abaje kumara ujya ndamusaba ngo bajya ahangaha babarira cyane kandi nta kibonye cy'intengereza kiri kurya kwa kigeri muraho ko navutse ibiryo biriho mama yajyaga wavutse mwimara uvuye mu gakizi muraho kigeri mu gakizi twasuye muraho kigeri nari nakubwiye ngo unyuri ya ruguru uriko uzi icyondo kiriho ukuntu kimeze reba dore bakuntu nabaye hano niho mbonye hari inzira nziza iyi nzira yahari kwibana mbi cyane ubundi wari iyo wumvira rwose harimo wica isari n'akanyota se n'aka gasigayemo nanjye icyaka cyari kitarashira ndimo ndakanywa nanjye inzara yanyishe kigeri wagize ukuntu ngiye wavutse rwose mu byaka utari mu rugo kumbe wari uri muri ibi wavutse ibiryo bishije rwose kigeri ndakuzi isari wavutse ibiryo bishije usanze nta kintu gisigayemo aho ngaho navutse neza ahubwo nsanga abantu bari nta kigenda rwose ubu ngubu ibintu byashizemo umva byashizemo nta kintu kigeri wanyiciye icyaka ko nanjye numva merewe nabi kigeri aka kagwa rero ntikaduteranye aka ntikaduteranye reka mfe gukururaho kigeri rwose buretse gato aka ntikaduteranye nta kandi se buriya kari mu nzu ntabwo bambwiye ko wateruye ejo bundira reka da zose twazijyanye ku bacuruzi bazijyanye kwa semikize pfiriya se nuko ntiwiri kubaririza kuki utambwiye kigeri ngo ko basibo bazimanuye wajya gunsigira byagenze bite twaranganye kigeri ubundi iyo wimye umuntu karagukora oya humura nta kigeri reba ukuntu ngenze ureba no mu nzu ubwire madamu asa n'ibiryo niyihiye nakugira ngo ntigashizemo ashizemo se aha ubwo ngubwo uranyimye kigeri nyamara nta kibazo twagiranye reka nkonoza kare aka nanjye ntacyo kamarira nyamuna rwose biragenda bite kigeri kunyimye yesha ngwino wanura ibi bintu wazanye hano byashizemo ngwino sha enda hano enda bijyane abijyane enda njyanira mu uriyanurira kuko ufite umugore n'umukozi
kigeri ubwo busambo bwawe reba umuntu umugabo ntacyo yabura muri uru rugo rwose nta kintu gihari kigeri wagize icyo ndebera ko icyaka kinyishe kwa kagwaga vutse mwimara reka nigendere kigeri iriko ibintu nkoreye kigeri ariko rwose wari mbwango uri mu gakizi wicaye ariko usanze bihagaze usanze cyagenze bite se usanze igisorori bishizemo nakagwa usanganye gakeya nagira ngo mbasuhuze reka nigendere kigeri amarembo rwose nari nakubwiye ngo uze saa 11 none akagwa kari kuba gahari reba igihe ugereye aya masaha y'isasa bako bisasa urana uzi kuzamuka epfiriya mugaha makuru uriya rero iyo uza ya masaha nakubwira sibyo nari kugutunganya pe nze kugaruka se uramutse uze za saha rwose nagutunganya ahubwo nzagaruka ejo cyangwa ejo bundi nta kibazo kandenze urugo nta kibazo reka nkwigize ku marembo kigeri rwose kigeri nyama reka nkwigize ku marembo sinzi ikibazo twagiranye ariko nta kibazo gihari rwose ntago nakwima mu Rwanda ntago nakwima urabeho wewe ngaho genda ese humura ndagenda kigeri ngaho nyaruka muke nzaba nzagaruka umunsi nyaruka nta kibazo ngiye murabeho nyarusambo bwa kigeri ngenda guhisha kagwa nzakwiba nzakuzinura shakije urabeho ariko ndakubonye sha kubonye ariko nzagaruka sha saa sita kwa kigeri mwiriwe saa sita mwiriwe saa sita reka twebwe hano muri aruferine dufashe imfubyi cyangwa ni muri kuruwarusha wajya uriya mugabo sinzi itashaka muri uru ahubwo ubutaha nagaruka nzamuremera niwe gupfunyikira amafunguro yanjye baba bateguye ibyanjye baba bateguye ibya semugabo uko abayeho kiriya kigabo buri gihe ngo no kwarundamo niko cyahoraga kijyayo isasaba arajya kumbuza kurya umufa wanjye hejuru y'inzu nagende nambire mu rugo isherekani ngakagwa naka nagenda simushaka mu rugo rwanjye kigeri cyane beshyaga ngo byashizemo konda kire kurya ndagufasha ubundi narabamenyereye abantu nkamwe no kwanzabirinda niko nabigenjeje ejo bundi nsubirayo kigeri nari nibagiye ko kubwira agakuru keza ese wari ukirimo kurya kigeri tugezeyo nyine oya mbonye ngezeyo nakubwira ko ejo bundi ugarukiye hano hirya kwa nyirabikari no kwa zindambi hafi rero nari nibagiye kukubwira agakuru nari nkuzaniye mfite inkuru ariko rero amubwira ngo wabimaze pombe n'akagwa karacyari mahareka nyine kuvuga ni ugutaruka kuvuga ni ugutaruka twiganye ibisetso byawe kuvuga ni ugutaruka ejo bundi uguzi ejo bundi umugore yarataruye ejo bundi twatoza akagwa kumuhama nzaguhaho akira reka kuva na kera wowe nta kintu turi inshuti akagwa akira soma kuri urwo wumve harimo n'ubuki ntugire ngo n'ubuki burimo kigega rwose warimo mbwira ngo wakamaze pombe uriya rero nari nakuzigamye wari wanzigamye nari nzi kuri bugaruke cyangwa nuko mubwiye ko nzatarura akagwa shakiki nimumuzanire nuko mubwiye ko nzatarura akagwa ejo bundi oya njye no kuyirya kama wumve sha iryoshye biteze shakigeri kigeri rero kamubwiye akagwa kawumaye karanyobotse ejo bundi uzazane n'umugore n'akadogo wawe wayenze sha kadogo ubundi tumurwagwa uzarinda budukeraho nuko
tuzakora inyera nk'imwe twakoreye hariya mu ariko nta buki washyizemo n'ubuki buriyo sinakubwiye semugabo reka turi inshuti semugabo arashaje akagwa kawe kari kengetse ndenda kuzagutumira weho n'umugore mukananyengera sha ndabizi ko kwenga se twabyigiye mu Mutara aho twengeraga mu rutoki bitoki mwengesha amaguru ariko buri ranzoga yabaga iryoshye sha urwagwa rwengeshejwe ibirenge wowe urabise we reka narababonye numva ndavuga ati warumwa ntiwana utambwira ko warwengesheje amaguru se rukaba ruryoshye uzi ko nabyigiye uzi ko nakwengesheje urabona rero bwije kigeni inshuti yanjye none nimba ngenda nanje gukubwira ku gakuru kaho ndenze irembo basi nyine zaba ngaruka n'ubundi ariko wakugeza harako ndeba garukirisa ahangaha batagira n'ibyo bangiza hari wa mugabo aragakoze si ikimvuga si ikinangira kugirira neza abantu binaha urambonera sawa ubu ngiye gusigara nishwe n'icyaka hejuru y'uko nari nkamuhaye ariko nari nsigara nakubeshya nzahisha urwagwa nagupangiye nawe nabonye ko ari ijyanye mu nzu ngo nzahisha urwagwa se ndarufite meruka no gutara urutoki rwanjye rwarashize ariko ntashye amaze pe kigeri we nzakuririmba ariko sha ntuzana n'umugore nzavuga ko barwibye ko kurwina nabyutse nkasanga barutarura cyaka nari mfite mvanye mu gahano turiya izi saa 8 mubana bari kunyira